Ngathe 250 Ngathe 250 ndabashimiye cyane n'agaciro mu b'ingenzi. Uyu munsi ni mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Musambira, ahazwi nko mu kagari ka Mpushi. Twaganiriye ku mateka ya Mpushi cyane ku bijyanye n'umuco. Niyo mpamvu uyu munsi kugira ngo tuganire n'umusore umwe ukiri muto wiyeguriye gakondo, akavuga ati uko biri kose nubwo ndi muto ntabwo ndi gito, nziyemeza gushyigikira umuco nyarwanda kandi bizagera kure. Kuko rero babwiye ngo umuco nyarwanda nitumara kuwibagirwa tuzajya dusenya igihugu. Niyo mpamvu rero tugiye kumuganiriza atubwire uburyo yahisemo bwo kubungabunga no gusigasira umuco nyarwanda. Turakwakiye kugira abakurikiye Ngathe 250 uburyo wahisemo gukoresha kugira ngo usigasire umuco nyarwanda, zo kubabwira ubwo buryo icyo buzungura abanyarwanda ndetse n'ibindi byatuma abantu bari n'impande bavuga uko biri kose umuco koko barawusigasira. Urakoze cyane nawe. Amazina yitwa Manuel Nsengimana, kuko rero umuco nyarwanda ugomba gucika gakondo kuko ni umuco mwiza udutarama kinyarwanda kandi wigisha byinshi cyane. Niyo mpamvu rero nanjye nahisemo gukomeza kuwusigasira, umushinga Itorero. Wahisemo gusigasira umuco nyarwanda unyuze mu itorero. Tugira ngo tubwire itorero ryawe ryitwa iki, kugira ngo n'abantu bari impande n'impande bumve itorero ryawe ryitwa iki, ese mukorera hehe, ibikorwa mwibandaho ni ibihe? Itorero Indatirwa Abahizi. Ubwo umuntu yakongeraho Indatirwa za Mpushi. Ni itorero kiri kuzamuka, bimaze imyaka 2 gishinzwe. Urumva dufite urugendo rurerure rwo gukora, hari aho twavuye n'aho tugeze, ariko aho dushaka kugera. Ubwo rero ibijyanye n'icyo navuga dukoraho, dukora ibitaramo, tugatarama n'abayevu bo ku kagari, cyangwa se tugataramira abantu mu bukwe cyangwa se akora n'inubako cyane cyane. Kuvuga ngo umuntu uri impande n'impande ashobora gukenera abantu bamutanga mu bukwe akabakenera. Muri bangahe mufata ingeri zingana bitewe n'urubyiruko cyangwa harimo n'abakuru? Turi abantu bageze muri 50 ariko bagikomeje kwiyongera. Amarembo aracyafunguye. Dufitemo rero ingeri nyinshi ku buryo buri umwe wese ufitemo iyo mpano ashobora kuba yarizamo. Aho kugeza ubu dufitemo urubyiruko rwiganjemo n'abana batoya. Ni itorero rigizwe n'abasore, abakobwa b'inkumi, abana bakiri batoya bakiri mu myaka 5 kuzamura, n'abatoya kugira ngo n'abazazamuke bazakurire. Ni byiza. Batarama tukigana hamwe, tukagira barimo batwigisha basubishe by'amatorero. Mbega babizobereyemo cyane. Uko biri kose bumva ko ni urugendo rukomeje kandi mwahisemo neza, mu gihe abandi bajene baba bumva bajya mu bindi byihuta, ariko mwahisemo kwiharira gakondo kugira ngo umuco nyarwanda uzakomeze utere imbere. Hari abantu bashobora kuba bari impande n'impande, bashobora kuvuga ngo ariko ririya torero riri Mpushi ryadutaramiye. Ushobora kubabwira nimero ubundi bazabona ibikorwa byanyu, bakavuga ati uko biri kose turumva twifuza gutaramirwa muri torero rya Mpushi. Nimero zo ndazibaha, bashobora kutuboneraho. Nimero yanjye ni 079 24 20 nshakiraho